Red Blue JD. Inyanja ngari ni igice kinini cy'isi, ikaba ubuturo bw'ibinyabuzima hafi 1/2 cy'amoko yabyo yose ari hano ku isi. Imibereho itangaje yabyo mu ndiba y'amazi magari iratandukanye cyane, gusa byose hari icyo bisangiye. Byose bishobozwa no kwihangana, guhangana, kwiyakira no kwimenyereza adaptation muri iyo si idasanzwe. Mu mazi magari, isi y'imiryango y'amafi mato nayo yikubiye amazi menshi, hafi kilometero kibe miliyari 1.4. Ibi bibera umupaka inyamaswa zindi zo mu mazi sibaho kubera umuhigo. Kwirinda kugubwa gitumo nibiba mu mazi n'ibiyashoka bije guhiga. Aya mafi ya pelagique agenda mu bikundi binini kandi bikayabera ubwirinzi. Nyamara ubu bwirinzi si ibanga, kuko inyamaswa ruhizi zihora zigenda nazo zirabumenya, zigahimba yandi mayera akarishye kandi ashobora kuzigeza ku muhigo wazo uko zabigambiriye. Bitewe n'imimerere y'amazi magari afunguye, ibinyabuzima biyabamo byisanga bigomba gukora intera ndende kugira ngo bibone amafunguro. Ibitaka bishoboye byagize umugisha wo kumeraho ibindi bice by'umubiri byihariye bibifasha koga kandi vuba. Nyamara ariko agace kabamo aya mafi tubona by'umwihariko hayo mu ndiba z'amazi ni wabo h'ibiremwa byo byitegereza cyane ariko bidafite ububasha bwo kuvudukanamo. Ubwiganze bwabyo ni ku musenyi, ubwirinzi bwabyo ni amabara adasanzwe. Aya abifasha kudafatwa byoroshye n'ibibihiga. Aha ariko ibyiyumviro byihariye birakora. Bimwe bigakizwa no kwihisha mu mucanga, ibindi byo byaremanywa amayera adasanzwe n'inzira zo guhungira kure hatekanye, bikibona ikimenyetso cy'uko byegerewe n'umwanzi cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose cyabihiga. Hatitawe ku bwoko bw'ikinyabuzima, imibereho yo munsi y'amazi magari yashyizeho ihame ryo kumenyera no kwirwanaho ngo byose bibashe kubaho. Guhangana hagati y'ibiba munsi y'amazi ubwabyo byazanye intambara zidashira, nazo zibyara umwihariko mu mibereho ndetse no kwirwanaho kwa buri kimwe. Uko twiga ibyo mu nda y'isi, niko turushaho kumenya kandi tugasobanukirwa impamvu hari ibinyabuzima byaho habereye ubuturo, mbese hakaba ishusho yo mu rugo n'umuryango wundi wihariye. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.